Dutangiye inkuru yacu n'abana babiri umuhungu n'umukobwa barimo baratongana ubona ko disi bameze nk'abakundana ariko batari kumvikana. Ako kanya bahita batwereka undi mwana w'umuhungu uko ari kuza mu muhanda, ageze imbere yabo abona barimo baratongana areba ati ese mana yanjye bari abantu bapfuye iki, kandi inshuti zanjye kumeze uko bakundana byagenze bite. Ubwo disi ni kuba abana babiri umuhungu n'umukobwa buri wese yahise yivumbura ku wundi, umwe areba ku ruhande rundi n'undi yanga kureba undi. Ubwo ako kanya disi nk'uko bari bamaze kwivumburanaho ubona ko barakaranye, ariko batwereka n'akandi gakobwa kari mu mutaka hirya nako ubona yuko kari kubareba kavuga ati ese bari abantu bigenze bite ko barakaye. Ubwo ako kanya wa mutipe twabonye ari kubareba yahise aza aravuga ati ntago nabyemera. Ubwo disi yazanye biswi, umwe ayiha undi n'indi ayiha undi, aravuga ati mwakire. Ubwo disi agakobwa ko kahita kishima, ariko umutipe aramwongora aramubwira ati uwo mutipe aragukunda nta kintu mwapfuye. Ubwo disi agakobwa kandi kari mu mutaka niko kabarebye kabona wa mutipe wundi uje kubahuza, karavuga ati baba we, mbega umutipe mwiza we, ageze kuba ari mwiza, azi no gutanga keya agahuza abantu barakaranye. Ngo disi umukobwa yaramurebye aravuga ati ntago nzongera. Ari nako n'akagakobwa kari mu mutaka ari nako kareba wa mutipe waje kubahuza kavuga kati ewana nta kibazo. Ariko ubwo disi atwereka undi munsi wa mukobwa wari mu mutaka ahagaze ahantu ategereje bisi. Ngo ategereje bisi abona wa mutipe wundi wahuje ba bandi b'inshuti ze arimo kuza amusatira, nawe aje gutega imodoka. Ubwo disi ko tubona umutipe nawe yabuze imodoka ubona ko yataye umutwe avuga ati mana yanjye imodoka iraza ryari. Ubwo disi niko agakobwa kamureba ubona ko kamurebana indoro iteye ubwoba, ubona ko kamurebana indoro nziza cyane, kavuga ati zikuri ni bogari se. Dutse gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tubona umunsi kundi ndagushimiye. Kandi uramutse ukeneye n'izindi nkuru wasura indi channel yacu yitwa Vazi Media ukabonaho n'izindi nkuru kuko tubageze inkuru nziza ziyose cyane. Uwo disi umutipe yahise abona imodoka aravuga ati ewana iya ntabwo irancika kabisa. Umukobwa asigaye aho ngaho, umutipe araje ntanamuvugishije. Disi niko yasigaye amureba ubona ko agakobwa keza cyane. Ubwo ariko umutipe yakinjiye mu modoka ati ikofi yahise iva mu mufuka we itakara hasi. Umukobwa aba yayibonye ati ewana ataye ikofi ye disi, reka nze ngende nyimutoragurire. Ubwo disi umukobwa abonye amahirwe ino kofi agiye gutoragura ashobora kuzaba wa mutipe ubona yuko asa nk'aho yari yamwirengagije, aho twabonye yuko nyine umutipe arimo arihuta. Umukobwa yaje atoragura ya kofi ye aravuga ati iyi ngiyi nzayishyirira wa mutipe. Ubwo disi imodoka yarakomeje ari nako n'umukobwa atoragura ikofi. Dutse gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe wamaze kuyikora ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Ndetse nawe twereka yuko tubana umunsi kundi, uwo duha comment udutera motivation, udutera gukora cyane kuko byo dukora nimwe tubikorera. Uramutse ukeneye n'izindi nkuru wasura channel yacu yitwa Vazi Media, ndaza no kubaha link muze kuyikandaho tubaha inkuru ziryoshye. Ubwo disi umukobwa akimara gutoragura ya kofi yasigaye aho ngaho batese noneho kandi iyi kofi biragenda bite. Ubwo disi wa mutipe yarataye ikofi we yarakomeje mu modoka. Ubwo umukobwa nawe yajicarira aho ngaho, tubona yuko nawe asa nk'aho umuntu ategereje nkuko yakicaye aho ngaho, ariko wa mutipe aza kubona yuko yataye ikofi agaruka hahandi yategeye imodoka aravuga ati mana we ko ndiba ntayihari se mana yanjye ndamenya biragenda bite. Ubwo akiri muri ibyo ngibyo nyine arashakisha ikofi ubona yuko yataye umutwe, ubona ko avuga ati nayitaye ahangaha ni imodoka yari iparitse kandi niho ninjiriye. Ubwo disi wa mukobwa nawe yamubonye nuko kureba ya kofi avuga ati se mana yanjye nyimuhera cyangwa mureke. Ubwo amaze kubitekerezaho aravuga ati ntabwo nawe umugome, yagiye asatira wa mutipe aragira amubwira ati dore kofi yawe cyagiye wari wayitaye none nayitoraguye akira ngiyi nta kintu na kimwe nakuyemo pe. Ubwo disi umutipe yafashe kofi ubona yuko atunguwe avuga ati none se niwe wayitoraguye, ati ko se nta hantu nkuzira, none se kanguha amafaranga basi y'ukuntu watoraguriye ikofi. Umukobwa disi amafaranga yarayanze ati oya nta kibazo rwose yagumane kuko ngewe nayitoraguye, ntabwo kuba nayitoraguye nkayiguha nakwaka ikiguzi.
ubwo disi ukabonye ko nako n'umukobwa aba yarakunze umutipe, ubona yuko nyine aba yaratangiye kumwiyumvamo guhera kuri wa munsi wa mbere ajya gutabara ajya guhuza wa muhungu n'umukobwa bari batandukanye. Umutipe ati nese basi niba wanze amafaranga tugende nkugurira akantu. Umukobwa ati bitwaye iki se, hari ikibazo se? Ubwo disi umutipe yahise amufata ukuboko ati ngwino tugende. Ubwo disi barakomeje baragenda, ubona yuko ni umutipe n'umukobwa. Umutipe baragiye bajya gusangira, ari nako bagenda kugura ibyo kurya. Ubwo umutipe nawe niwe watangiye, umukobwa akajyaho umutipe keya yajya kumurisha, umukobwa akanga. Mbega urukundo ruri aha ngaha. Ubwo umutipe disi akamureba akavuga ati simana yanjye, uyu mukobwa utangiye kunkorera ibintu ni gati iki? Ubwo disi umukobwa nawe ko ari kurya gake gake, ubona ko n'umutipe nawe aba ari kwisekera avuga ati ariko nawe ni mwiza pe, ariko ku mutima atekereza ati ariko na keza. Ubona ko disi umutipe biba byamurenze, ariko ari kureba ukuntu umukobwa ari kwirira n'ukuntu yamutoraguriye kofi akamubera imfura akayimuzanira. Ubwo disi niko umukobwa ari kurya, umutipe nawe amureba mu maso. Umukobwa agiye kubona umutipe ari kumureba cyane, biba bimuteye isoni. Ubona ko disi barimo barikinira udukino tw'abana, udukino tw'abantu bakundana. Ubwo disi umutipe we aba yatwawe n'ubwiza bw'uyu mukobwa, umukobwa nawe akabibona agahita amuhuha. Ubwo disi umutipe agahita agarura ubwenge, agahita yiseka ati ntandi kureba ikira. Ubwo disi niko bose ubona bari guseka, ubona ko batangiye kwishimirana. Ubwo disi bahuye bwa mbere cya gihe umutipe ajya kugenda ashaka imodoka, ariko na mbere yaho bari babonanye bahuje amaso igihe n'umutipe aza guhuza ba bandi bari bashwanye. Ubwo disi niko baseka ubona bishimye. Nshimira buri muntu wese wakoze subscribe, ndetse nawe utarayikora ndagusaba ngo uyikore kugira ngo tujye tubaha izindi nkuru nziza cyane nziza z'urukundo. Ubwo disi umukobwa atwereka undi munsi yicariye ahantu arimo arashushanya ku mutima ati mana we, tubona ko arimo ashushanya umutipe, wa mutipe n'umukobwa. Ubona ko disi gushushanya umuhungu n'umukobwa ugashushanya ariko atekereza. Ari gutekereza iki? Ari gutekereza bagiye mu byicungo, ari mu cyicungo wa mutipe ari uri kumusunika. Ibi ngibi ntago byabaye. Ubwo umukobwa ugashushanya ya foto arimo arimagine ibi ngibi, arimo atekereza ibi ngibi, avuga ati baba we ko byaba ari umunyenga se. Agatekereza kandi nanone baba barimo bararya umunyenga kuri bya byuma byikaragaye batanga umunyenga, avuga ati mbega urukundo. Ubwo disi umukobwa yagaruye ubwenge atangira kwikuta ati ubundi ndimo natekereza iki koko, ndimo atekereza iki? Ati ariko uriya mutipe ni na mwiza we. Wari uko ari muri ibyo ngibyo batwereka undi munsi wa mukobwa yiciye aho ngaho, wa mutipe yaturutse aho ngaho mu yindi nzira, ariko ari kuza gake gake. Ubona ko disi ni umutipe mwiza cyane. Ubona disi na kagakobwa kaba gahagaze ahantu ku muhanda, ubona ko asa nkaho hari umuntu ategereje. Ubwo disi umukobwa aba yamubonye ati umeze ute se? Umutipe nawe mu guhindukira abonye umuntu uri kumusuhuza ati inza aho ngaho se. Umukobwa ati yego ngwino. Umutipe ati saho nkuye di. Ubwo disi agatipe kaje kirukanka agenda asatira ahantu wa mukobwa yari ari, avuga ati reka nze tube tuganira gake gake. Ubwo disi umutipe yaraje, umukobwa aramubwira ati none se umeze ute? Akuna nanagukumbuye. Ubwo umutipe nawe ati wari wankumbuye? Umukobwa ati none njye nawe waza tukajyana tukajya gutembera. Umukobwa ati umutipe ati gutembera hehe se? Umukobwa ati njye nawe twagenda tukajya ahantu tukajya no gutembera, tukaba tuganira, tukanarya, tukananywa, tukishima. Umutipe ati hari ikibazo se? Ati ariko rero ndimo ndihuta sinzi uko byashoboka. Ubwo disi umutipe sigendera, umukobwa asigara ngo ababaye ati uriya mutipe nawe n'ibintu wankorera ni ibiki? Ngenda musaba ko tujyana ahantu akanga. Disi umukobwa arababaye nawe ahita yigendera. Ubwo disi kundi munsi ukurikiyeho umutipe aba yihagarariye ahantu ku ipoto, ubona yuko nyine hari ikintu ategereje, amasaha yarenze. Ubwo disi hirya wa mukobwa nawe araza, ubona ko afite ururabo, afite na rwa rupapuro yarimo ashushanyaho wa muhungu n'umukobwa, ariko urimo gutekereza avuga ati uyu mutipe twazajyanye mu byicungo. Ubwo disi umutipe yamubonye, ubona yuko nawe atunguwe avuga ati ewana
kandi ka gakobwa se ngo disi umukobwa ubona ko ari kuza, umukobwa mwiza cyane afite ururabo, ese arabigenza ate? Aje kuraha wa mutipe kugira ngo amubwire ko amukunda. Ngo disi umutipe nawe yaratunguwe akimubonera hirya ati ngwino hano nkubwire. Ngo disi umutipe nawe aravuga ati umukobwa ati njyewe se ndaje wana. Ngo disi umutipe byaranze aragenda mwisangira mu nzira, ahita amufata ati va mu muhanda batakugonga, wari utari mu muhanda koko uragira ngo bazajye bakugonga? Mana njye utekereza ahangaha uri mu muhanda kandi reba wari warangaye. Ngo disi umukobwa nawe niko yabitekereje, ariko ubona yuko nyine azanye umutipe ururabo, amaze kurumuha umutipe ati reka ngewe se ibingibi bajya babinzanira. Ngo disi umukobwa byaramubabaje ati urarwanze n'ukuntu ngiye ngukunda. Ngo disi umukobwa byaramubabaje ahita yigendera, kwa ko yari asebye anako umutipe arasigara aho ngaho. Ese umutipe aramukatiye biragenda bite? Umutipe yasigaye aho ngaho arabanza areba bya bintu amaze kujugunya hasi, abanza afata rwa rurabo, afata na rwa rupapuro, mu kurureba neza abona umutipe n'umukobwa washushanyijeho, abona umukobwa, kuri wa mukobwa yanditseho izina rye, abona no ku mutipe yanditseho izina ry'uyu mutipe. Ngo disi umutipe byaramurenze, abona ko disi umukobwa amukunda, niko yaje aza amusatira amubwira ati mbabarira ntabwo nabishakaga, ntabwo narimo nagutabara kugira ngo imodoka itakugonga. Ngo umukobwa ati njyewe ibintu wankoze. Ngo disi umutipe narapfukamye aramuha ururabo amubwira ati ndagukunda kandi umubarire ntabwo nabishakaga. Ngo disi umukobwa yarishimye, ubona yuko n'inseko igarutse, ubona ko disi ibintu twadushimishije turi mu rukundo. Ndetse gukora subscribe niba utarayikora, sinatubana umunsi kundi ndagushimiye. Inkuru zo nakagaruka intanga dusoreje inkuru yacu, ubona yuko nyine byarangiye umukobwa yishimye, umutipe yishimye, ubona ko disi ni abantu bashimishije. Umukobwa yamuhagurukije ati twigendere tujye mu rukundo rwacu, tujye kurya isi, tujye gusohokana ahantu hose twavuganye. Ngo disi niko bagiye, ubona bishimye. Imana ibarinde.